njyewe umuherwe hari ibintu nababwiye mukajya mumpakanya, mwarampakanyije cyane. Urumva mbabwira nti iwacu ni muri Gatsibo, twebwe rwose duturiye ahantu bita ku mucanga, ahantu bita rwose ku kiyaga cya Muhazi. Njye noneho ndagira ngo uyu munsi mubyitegereze neza mubirebe. Urumva ubu njyewe ahangaha ndi kukubwira, dore ahangaha gutya, aha cyangwa gato uhagarara gutya nyine ukicara kabisa ufite ikintu bita indobani, ubundi ugateramo, ubundi ugapesha pe, ugapesha ukazitsibagura icyo bita imiryesi. Ahangaha bahita ku cyacya amazi, ahangaha niho mu rugo. Twebwe iwacu ubundi ni hafi ahangaha, ni muri Gatsibo Iburasirazuba. Wabibonye ariko ngenda umwana w'Iburasirazuba. Noneho ubu ku kintu kijyanye no koga, ku kintu kijyanye no koga, noneho amazi ni ukoga bufi. Ninkubwira ni ukoga bufi, ni bufi, ni ukoga bufi pe. Twebwe kuvanga umwana wa hano iyo ucubiye mu mazi nta n'umuntu wakirwa gukurikirana. Ni ukuvanga iyo uri koga uba woga pe, nta bintu bimwe tujya tujyaho byo kujenjeka. Ubwo niba ari mu mazi ni mu mazi. Ahubwo njyewe ndi kwibaza nti nta kuntu buriya abakontenti bo mu Rwanda twazifata twese tugaterana tukavuga iti tugiye gushyiraho urubuga rwa buri muntu wese uri tayari, tuguze udufaranga ku buryo niba zenda gikuta niba nko muri squiriyari nk'ebyiri, tukavuga ati twebwe izi squiriyari twe tugiye kugenda tuzibetinga, ubundi tugende tujya ahantu ku mazi twoge dusiganwe, turemo umuntu ubu wa mbere, dupanga amakipe tuvuga ati abaturutse Iburasirazuba, abantu baturutse Amajyepfo, abantu baturutse za Hezo, abantu baturutse Kigali, abantu baturutse noneho kwagize buri muri izo twagiye dufata nyine muri izo province twagiye tuvuga, tuvuga noneho tugende turebe muri buri karere nabo n'abakontenti kuri leta nabo barimo, nabo barangiza nabo bakajya mu marushanwa yabo. Noneho twarangiza tugahita tujya no ku rwego, tugava ku rwego rw'intara tugera ku rwego rw'igihugu, tugahurira hamwe tukavuga tavemo nk'abantu babiri bakoga pe, abantu babiri bakoga bagatsindira iyo squiriyari twaba twateretseho. Nabiza abakontenti kuri leta mufite amafaranga, kontenti kuri leta mufite amafaranga. Ubu hano nyine uri kubibona hakurya nyine ni amahoteli, ariko ubundi ubu kubera icyo ubu nta hoteli irambwira ngo nze nyamamarize kwere, ubu mba mvuze izina ryayo ariko ntayo navuga. Hariya hose muri gutya ni amahoteli, aha gutya ni amahoteli, aha gutya ni ayandi. Aha noneho ruguru gutya ahangaha nyine gutya burimo kureba, aho ngaho noneho ni nk'uko nyine z'icyo kiyaga cya Muhazi. Ariko ahangaha utazakinisha kuza kuhoga, ahangaha utazakinisha kuza kuhoga nyine ahangaha gutya ngo uvuge ngo uraje ukuye muhite widumburamo nyine bya bintu njya mbona nyine mwidumbura muri za pisine. Oya, ahangaha habamo ikintu bita hipopotamuzi. Hipopotamuzi ni ukuvuga ngo ni igikoko kinini, ureke igikoko pe, kinini kingana nk'akabisi, ushobora gukomera kikaza bagahita gikunagayo n'inzu y'iwanyu yose y'amabati 120 kikakomera kabisa ukabura. Ahangaha rero kuza koga nyine ni imibare, ariko njye nshaka nibura abakontenti kuri leta bavuga ati nk'ubu nkanjye ndi umwana w'Iburasirazuba, ariko wavukiye ku kintu bita amazi. Urumva rero ku kintu bita koga, ikintu bita koga muhungu wanjye, ikintu bita koga buriya utazavuga ngo buriya ngo Izayi, ubundi nitwa Izayi, niyo mazina yanjye njyewe. Noneho kuri YouTube ni Ayukamu TV, noneho kuri TikTok ni China Boy. China Boy rwose, umuhungu wo mu Bushinwa. Njyewe nuko nagize nyavuge ndeka niyizire mu Rwanda gutya nyine kwirira amasquiriyari yanjye nyine mba narakoreye kera. Nta masquiriyari nubwo ari squiriyari, ubwo ni amasquiriyari, urumva. Noneho ubu ni njyewe gahunda nita no kuri ibi, ndagira ngo uyu munsi wite kuri ibi ngibi kabisa. Uyu munsi wite kuri ibi, uvuga ati abana b'Iburasirazuba mushobora kuba muzi koga bya danje. Abana b'Iburasirazuba tuzi koga papa, urumva. Abana b'Iburasirazuba impano yo koga rwose ni iyacu, nta muntu tuba tuyiburana nawe. Ubu njyewe ikintu bita koga rwose ntabwo ni bufi, ariko noneho gahunda ngiye nshaka ngo nibura abakontenti kuriyeta
muzisuganye muvuga ati tugiye gukora ku rwego rw'igihugu ati tugiye koga bakonti creator dutereka amaswiri tuvuga ati twebwe turahebye tugiye koga kabisa. Noneho ayo mafaranga tuyashyireho, tumara kuyashyiraho no umuntu uzagira gutya agatsindira ya mafaranga yayakora ibiki, izo swiri yarize yagenda akazigura umudugudu, yagenda akazigura akarere, twebwe ntabwo bitureba, gusa n'ubwo tuzaba twateretseho ubundi uhiye ubwo nyine uhiye nyine akabyimenyera, urumva. Noneho nyuma ya za swiri yari ubwo tuzahita dupanga n'ibindi bintu, ubundi aba content creator ni ukubera iki buriya nibaze n'akabazo ariko ngiye kwibaza agiye ntaho ndi bukisubize. Buriya ni ukubera iki buriya urabona nk'abantu bakina imipira FIFA nyine ibibagenzura, noneho aba content creator mu Rwanda bagenzurwa nande? Icyo ni ikibazo cya mbere ngiye mfite. Ikibazo cya kabiri, aba YouTuber bo bagenzurwa nande? Kuko dufite ahantu tubarizwa, nk'uko tuvuga ati mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuzi yuko ibintu byose n'ubundi birangira kwa perezida. Twebwe mu Rwanda aba content creator birangira he? Cyangwa se aba YouTuber ndetse n'abantu bakoresha za Instagram ariko bezo nzihoreye wapi. Instagram yo buriya iratwika kabisa. Iyo ubona Instagram yanjye nitwa China Boy, ariko ikintu cyo kikagutangaza kuri China Boy yanjye mfite abantu 56, urumva. Abakunzi banjye murimo muranserereza munsebya kabisa, munkoza isoni. Nagomye kujya gukanda follow kuri Instagram yanjye no kuri X nitwa China Boy, gerayo ukore follow twitwa Bruce, ugende uyikoze kuri YouTube ni Ayukamu TV, ni ugahita ushyiraho akadomo, ugahita wandika wangiza ugahita ushyiraho kamu ni ca na o na ma na e, wangiza ugahita ushyiraho ta na vi, uhita umbona cyane, ugahita ubona umusore rwose akita kabisa, ugatangira kubona ikiganiro cy'umusore nyine kigusesekayeho kabisa, urumva. Nta bintu byo kugira ngo mbe ndi kubeshya, ni gutyo mbikubwiye niko bimeze. Noneho aho bitandukanye hose kuri Facebook ni Uwumugisha Yesaya, Uwumugisha Yesaya ni kimwe na Isayi. Noneho uburyo tubana buri munsi ubu ngiye kubazanira content z'umusubirizo, ariko nayo gahunda yo kuvuga ku bastar tukanabanenga ntabwo nayo igeze ihagarara. Ubu ahubwo njye nategereje ko abantu bambwira ngo tuvuge ku mustar nategereje ngo tuvuge ku mustar mu Rwanda. Abanye abantu barimo guyiwisa ngo tuvuge kuri Nyakiso. Buriya niba nk'abantu bagira nibura nko mu igihumbi, nzahita nicara ngene ngibwira umushakishe makuru yose nyazane ubundi yababwira. Sawa rero, njyewe rero kumva ni Isayi w'Abanyarwanda, banyita China Boy, bakanyita Ayukamu TV, bakanyita Uwumugisha Yesaya, bakanyita China Boy. Abantu baranzi cyane kabisa.